Inkomoko y'intambara yo ku Rucunshu ihera mu 1802 ku ngoma y'umwami Mutara Rwogera n'umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi. Rwogera yarezwe ingoma akiri muto, nuko umugabekazi ari we Nyiramavugo Nyiramongi akajya amutegekera, ariko ibi byari ibisanzwe mu mateka y'u Rwanda ko umwami yategekanaga na nyina. Aho byaje kubera ikibazo, nuko nyina ari we Nyiramavugo Nyiramongi, umugabekazi, atigeze amenya ko umuhungu we yakuze, akomeza kumutegekeramo, nuko Rwogera buri jambo ku ngoma ye. Rwogera yababajwe cyane nuko nyina amutegekeramo, yafata imyanzuro akayivuguruza, mbega buri jambo ku ngoma ye, nuko abitekerereza abiru b'inkoramutima ze. Abiru nabo ntibatinze kumuha igisubizo, bamubwiye ko igisubizo gihari ari uko bagabanyiriza abega imyaka bamaraga ku ngoma, kuko n'ubundi Nyiramavugo yari umwegakazi. Akaba yari afite musaza we witwaga Rwakagara Rwagaga, abega rero bakaba bari bamaze igihe kinini ku ngoma y'u Rwanda. Mu kunoza umugambi wo gukura abagabekazi b'abega ku ngoma, abiru bagambanye n'abapfumu ngo baragure yuko abega batazongera gusubira ku ngoma y'ubugabekazi ingoma 7, ni ukuvuga imyaka 210. Nuko bahamagara Nyiramavugo Nyiramongi, abapfumu nabo begura impinga, inzuzi barazitera, nuko bata umugabekazi uzasimbura Nyiramavugo agomba kuva mu bakono. Nyiramongi arirenga arahira ati abega turekura ingoma, ati ntibishoboka. Ariko bitaragenda, bukeye bongera batera inzuzi, bamubwira kwa kundi, nuko Nyiramongi abyemera ku gahato kuko zari indagu. Nk'uko n'ubundi yari ikinamico yari yakinwe, ntibiriwe baraguriza umugore uzaba umugabekazi, ahubwo bafashe Murorunkwere w'umukonokazi wari wararongowe na Nkoronko. Nkoronko akaba yari murumuna wa Rwogera. Nuko abiru babwira Rwogera ko yashaka uko ajya kwa Nkoronko agatera y'inda, umwana uzavuka akazazungura ingoma y'u Rwanda. Nkoronko wari umutware w'ingabo zitwaga Inzirabwoba, bahise bamwohereza mu butumwa kugira ngo Rwogera abone uko yinjira kwa Murorunkwere amutera inda. Niko byagenze. Nkoronko yagiye ku rugerero, nuko Rwogera yinjira kwa Nkoronko kwa murumuna we, ahatera inda babyara umwana bamwita Sezisoni. Nkoronko agarutse asanga umugore yarabyaye, nuko Nkoronko na Rwogera batangira kurwanira umwana, umwe ati n'uwanjye undi ati n'uwanjye, maze nyina arabakiranura. Nkoronko yemera gutanga umwana, ariko Rwogera nawe akamuha ingurane y'umwana umwe mu bo yari asanganywe. Rwogera yaje gutanga atunguranye, Nyiramavugo yanga kurekura ingoma, ariko musaza we aramunywesha, nuko arekura ingoma, ariko hasigara hibazwa uzasimbura umwami, cyane ko yatanze ataratangaza uzamusimbura. Abiru bafashe abahungu ba Rwogera bose na Sezisoni arimo, bajya kubaraguriza, nuko birangira Sezisoni ari we wimye ingoma, ari nawe waje guhindurirwa izina yitwa Rwabugiri. Nkoronko atungurwa no kubona uwahoze ari umugore we Murorunkwere abaye umugabekazi, ndetse na Sezisoni abaye umwami. Mu rwego rwo kugumisha abakono ku ngoma, Murorunkwere yahise afata abakobwa 3 b'abisengeneza be, abambura abagabo babo, abashyingira Rwabugiri, kuko bo bari basanzwe ari abakonokazi, bakaba kandi babyara ba Rwabugiri. Igihe cyaje kugira Nkoronko agirana amakimbirane n'uwahoze ari umugore we Murorunkwere, kuko yashakaga gukomeza kwisanzura nk'umugabo we nk'uko byahoze kera mbere y'uko abyarana na Rwogera watanze mbere y'uko aba umugabekazi. Ibi rero ubwiru ntibwabyemeraga, nuko Nkoronko ababazwa cyane nuko adafite ubwisanzure ku mugore we. Bijya gututumba rero, umwami wa Nkore yagabiye Rwabugiri nk'umunani. Rwabugiri arazitegereza abona ni nziza cyane, nuko aziha nyina kuko yamukundaga cyane. Ibi byababaje abagore ba Rwabugiri, bakaba bari abisengeneza n'abakazana ba Murorunkwere, bamugirira ishyari kuko Rwabugiri atari we yahaye izo nka. Kera kabaye haza kuza igihuha kivuga ko Murorunkwere atwite, kandi atwite inda y'umugaragu we witwa Seruteganya. Ariko ibi bikaba byari byarapanzwe na Nkoronko wahoze ari umugabo wa Murorunkwere. Impamvu nuko yari yaranze ko amwisanzuraho nk'uko byari bimeze mbere y'uko aba umugabekazi. Nuko inkuru iragenda ikwira hose igera no ku bwami Rwabugiri ko nyina yatwaye inda, kandi byongeye ikaba ari inda y'umugaragu we. Nuko Rwabugiri atumaho Nkoronko wari se kandi akaba na se wabo, akaba ari n'umugabo wa Murorunkwere, ngo agende amusuzumira murebere ko ibyo bavuga kuri nyina ko ari ukuri koko. Ariko umwami ntiyari azi ko igihuha cyahimbwe na Nkoronko n'ubundi. Nkoronko aragenda agaruka yemeza amakuru ko ari impamo, kandi ko inda ari imvutsi. Nuko Rwabugiri ashaka uburyo yakiza nyina, maze akica umugaragu Seruteganya. Ingabo yohereje zigeze iyo zasakiranye na Seruteganya n'abahungu be, birangira Murorunkwere nawe hasize ubuzima.
Kera kabaye umwami yaje kumenya amakuru ko nyina yabeshyewe atari atwite, agahinda karamwica yemeza guhora urupfu rwa nyina. Iyi nkubiri yahitanye bamwe mu bagore be ndetse na Nkoronko nawe asiga ubuzima. Umusaza witwaga Rwakagara yaje kujya ibwami ajyana n'umukobwa we muto witwaga Kanjogera wari mwiza cyane, maze mu gihe cyo kwerera mu Rurunkwere inzuzi ziza kwerera Kanjogera aba umugore weza umwami, aza no kumurongora ku mugaragaro aba umugore w'inkundwakazi. Ariko babiru bo kwa Rwogera bari bagihari, babonye Kanjogera arongowe n'umwami bagira ubwoba ngo abega bagiye kugaruka ku ngoma, nuko abiru batangira kujya babwira umwami amateka, ariko Rwabugira arabihorera. Mu 1880 Kanjogera yabyaye umuhungu we w'imfura Munana, amaze kugira imyaka 2 abantu batazwi baramwiba, birwa irengero burundu baramwica. Rwabugira abwirwa ko umwana we yaburiwe irengero, maze akoma agatima ku byo abiru bamubwiye ko abega batazagaruka ku ngoma, ariko Kanjogera we ntabyo yari azi. Kanjogera yaje kubyara undi mwana wa kabiri Musinga, naho abantu batazwi baramwiba bamushyira mu gitebo, nuko bageze mu ishyamba hagati bikanga amabandi, batereka igitebo cyari kirimo wa mwana hasi, bariruka. Nuko abantu baje basangamo umwana mwiza cyane utagira uko asa, baramufata baramujyana. Musinga yari umwana utangiye kumenya kuvuga, akajya babwira ko iwabo ari ibwami, ko nyina ari Kanjogera, se akaba Rwabugiri. Nguko uko umwana yaje gusubizwa ibwami atyo. Umwami amaze gutanga umuhungu we Rutarindwa yahise yima ingoma n'umugabekazi Kanjogera. Impamvu yimanye na Kanjogera nta yindi, nuko nyina yari yarapfuye kandi umwami yategekaga adafite umugabekazi. Babiru begereye Rutarindwa batangira kumubwira ko kugira ngo atunganirwe ari uko yakwica murumuna we Musinga. Ku rundi ruhande ariko abega nabo babaga baryamiye amajanja buri gihe. Imbarutso y'intambara rero yabaye inzuki. Abana bari kwikinira bakubitamo ingata, zirirukanka ziraturura. Abari barinze Rutarindwa ku rucunshu nabo bariruka, birutse no kwa Kanjogera nabo bariruka, bagira ngo baratewe, nuko impande zombi zirasakirana. Rutarindwa abonye ko atsinzwe, afata ingoma akaringa n'abana n'umugore wose bitwikira mu nzu, nuko intambara yo ku rucunshu irangira ityo. Iyi ari Connect with Us, mwari kumwe na Jojo, naho utaha.